Bene data dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Tugiye rero kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, duhugurana, dusangira ibihe turimo kugira ngo hatazagira uwo bitungura, kandi ari ibihe bifite ibihamya n'ibimenyetso abantu bakwiye kureberaho kugira ngo bamenye ibihe basohoyemo ejo bitazabatungura kandi bitari bikwiye. Tumaze igihe tuganira ku bubyutse umwami wacu Yesu Kristo ashaka gusuka muri iyi si ku mugaragaro, ububyutse buzaba ari ubwo gusoza iyi si no kuzamura umugeni kugira ngo ajye kwimana na Yesu Kristo, ubwami butazahanguka. Rero turareba ibihe turimo tukabona birimo bisatira imperuka. Niyo mpamvu tugiye kuganira ku bigendanye n'imperuka kugira ngo turebe ibyo Yesu yayivuzeho, hanyuma tubashe kuyitegura, tuba abantu bari maso kandi bagenda nk'abanyabwenge. Reka dusome amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 24, umurongo wa mbere turageza ku murongo w'14. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 24, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'14. Aya magambo yabaye ikiganiro cyabaye hagati ya Yesu Kristo n'abigishwa be. Ni ikiganiro bakoranye basohotse mu rusengero, hanyuma bamwereka uko rwubatse, nawe ababwira ibyo barebesha amaso ko atari byo bigaragara mu buryo bw'umwuka. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati, ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane.
n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa, bagiye mu rusengero, basoje amateraniro barasohotse, abigishwa be batangarira uburyo urusengero rwubatse. Noneho basohotse baramwiherana bati, mwigisha, ese waroye? Warebye ukuntu iyi nyubako yubakishije izahabu, yubatse mu buryo butangaje, iyi nzu wayibonye? Yesu igisubizo yabahaye cyabaye nk'ikibatunguye, si cyo bari biteze. Bo barebaga ibigaragara, bumva ko ari byo bifite umumaro, kuko amaso y'abantu areba ibigaragara. Ariko Yesu agiye kubasubiza, abasubirisha ibitagaragara. Arababwira ngo ibi byose mubonye, ibi byose mwitegereza mubona, ati ndababwira ukuri yuko hatazagira ikintu na kimwe kizasigara gihagaze, nta n'ibuye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ibi yababwiye amaze kujya mu ijuru mu mwaka wa gana 70. Nyuma y'uko Yesu agiye mu ijuru, haje umuyobozi mukuru w'ingabo w'umuroma witwaga Titusi, yari generali, atera Yerusalemu arayigota, arimbura abantu, arayirimbura, n'urusengero bararucukura bakurikiye izahabu, bakurikiye ibyarwubatse, baracukura bagera no muri fondasiyo hasi, urusengero barunaga hejuru. Kuva icyo gihe ntabwo rurongera kubakwa, hahise hajya umusigiti. Abisirayeli baratatana, barahunga, bahungira hirya no hino, ari nabwo itorero ryatotejwe cyane, rubona akarengane gakomeye. Ubuhanuzi bwa Yesu buba burasohoye mu mwaka wa 70. Aha rero bo ntibashoboraga kwiyumvisha ko ibi ngibi barebesha amaso byubatswe imyaka 40 n'indi, bikubakwa n'abami batatu, bikashyirwaho imbaraga nyinshi n'ubutunzi bwinshi. Ntibari bazi ko bishobora gusenyuka ngo bizime byibagirane. Uko niko abantu mu isi natwe tumeze. Iyo tureba insengero turimo kubaka, iyo tureba ibikorwa dukora, iyo tureba ibintu tumaze kugeraho, iyo tureba iterambere rikataje, tubona ko isi itazarangira, tubona ko ibi turimo bitazagira iherezo. Ariko ni ukwibeshya. Niba uru rusengero Yesu yasengeyemo n'abigishwa basengeyemo rwubatswe n'abami batatu, rwubakishijwe izahabu, rukubakishwa mu giciro cyinshi, rwarashenywe rukajugunywa hasi, hanyuma abigishwa nabo barusengeyemo bagatotezwa bakicwa, natwe igihe kizagera ibi ngibi tureba, ibi turimo dukora, ibi dutakazaho imbaraga, ibi dushyiraho ubwenge bwinshi, ibi dushyiraho imitungo itagira ingano, igihe cyabyo nabyo kiri hafi, nabyo bizamera nk'uko uru rusengero rwabaye. Rero iki ni igihe gikomeye, gisaba ko abantu bagira ubwenge, gisaba ko abantu bashishoza, ntiturebe nk'uko abigishwa barebaga muri icyo gihe, ahubwo kubera ko turi kumwe na Yesu, tukarebesha amaso y'umwuka, ariyo maso areba ibitagaragara. Iki ni cyo gikenewe muri iyi minsi. Rero tugiye kureba, ese ububyutse Imana irabusukira iki? Ni ukuvuga ngo turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bisaba ko abantu bakanguka, bakareka kureba inyubako, bakareka kureba ibikorwa remezo, bakareka kureba ibyo hanze aha ngaha, ahubwo bakarebesha kwizera, bakagira amaso mashya abasha kureba iherezo ry'ibihe, kuko itangira ryo ryaratangiye, ryarabaye, kandi turi mu rugendo rugeze hagati. Ahubwo dukwiye kureba mu iherezo, tukamenya ngo ese iherezo ry'ibi bintu ni irihe, iherezo ry'ibi bintu rizaza ryari, iherezo ry'ibi bintu turyiteguye dute. Aha turimo turibaza ngo ese ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nibaza.
ngo imperuka ko ikomanga warabimenye. Ubyibaze nanjye mbyibaze, imperuka ko ikomanga warabimenye. Ese imperuka ni iki? Iminsi y'imperuka yatangiye ryari, irangwa n'iki? Ibi ni ibibazo twibaza. Turareba ngo imperuka ku ikomanga warabimenye, hanyuma twibaze ngo imperuka ni iki? Twibaze ngo ese iminsi y'imperuka yatangiye ryari, irangwa n'iki? Iyi si Imana yaremye yayihaye ibihe 7. Ibihe 7 nibirangira isi nayo izarangira. Nk'uko habanje kubaho indi si mbere y'uko iyi turimo ibaho, hari indi yabayeho. Igihe kiragera nayo ivanwaho, hanyuma haza indi yo dusanga mu Itangiriro igice cya mbere uhere ku murongo wa mbere avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Itangira irema ibi byari bisanzwe bihari, kuko biratubwira ngo isi ntiyari ifite ishusho. Hanyuma ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Icyari cyarazanye umwuka w'Imana kugendagenda hejuru y'amazi ni iki? Umwuka w'Imana yari yaraje kureba uko isi iteye kugira ngo atange ishusho yayo, ayihe forume. Nicyo cyari cyarazanye umwuka w'Imana, aza kugira ngo agene aho amazi akwiye kujya, aho amashyamba akwiye kujya, aho akwiye kujya ubutaka, aho akwiye kujya inyamaswa, aho akwiye kuzatura abantu. Yari yaje gutanga igishushanyo cy'isi kugira ngo isi igire umurongo, isi ye kuba akajagari, isi ibe itunganye, ifite ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo itange ubuzima umwana w'umuntu azabamo akagubwa neza. Haleluya. Imana rero irema yayihaye ibihe 7. Nibyo tugiye kureba. Ibyo bihe 7 bigomba kurangirana nayo irangiye. Abantu rero bibwira ko isi izagumaho, isi itazarangira, ngo niko byahoze, uko niko abantu bibwira. Nta kigira itangiriro kitagira iherezo uretse Imana yonyine, kandi yo ntigira itangiriro ntigira n'iherezo. Yo ni Alufa ni na Omega, niyo gutangira kw'ibintu ni nayo gusoza kwabyo. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Rero hano Yesu aganira n'abigishwa be, bamwereka ibintu bitangaje biri mu isi. Bamwereka urusengero rwabo ukuntu rutangaje, rukomeye, ruteye ubwoba. Arabihera nabwo atari ko ibireba mureba mwebwe ntabwo mubizi. Ndababwira ukuri yuko ibi ngibi murebesha amaso nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ariko Matayo 16 umurongo wa 18 ababwira amagambo akomeye. Abicaje hasi ngo bageze i Kayisariya mu gace ka Filipo. Hanyuma arababaza, cyari igice gihambiriye n'isi y'umwijima, arahabajyana kugira ngo arebe ababasha guhishurirwa bakamenya iby'ijuru ritanga, hanyuma bakagendana no guhishurirwa. Arababaza ati se mwumva abantu banyita nde? Buri wese avuga ibye. Agera kuri Petero. Petero ati Kristo umwana w'Imana ihoraho. Aramubwira ati ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye Petero, ntabwo ni data wo mu ijuru. Arabwira ngo urenzubaka itorero ryanjye ku rutare. Haleluya. Ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ntabwo ari ukubaka kuri Petero nk'uko abenshi babyibwira, nk'uko benshi babyibeshye, nk'uko benshi babibeshya, nk'uko na benshi babibeshywa. Yarababwiye ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Yavuze urutare, ntabwo yavuze ibuye. Petero ni ibuye, ntabwo ari urutare. Urutare ni Kristo Yesu. Hanyuma Petero akaba ibuye rizubakwa kuri Kristo Yesu. Yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Urutare niwe utanyeganyezwa
n'amarembo y'ikuzimu. Petero yaranyeganyeze igihe Yesu bamujyanaga bagiye kumwica, bamutwaye, igihe bamukubitaga bati Petero turakubonye dusanga urasa nawe kandi ugendana nawe unavuga nkawe, uri no mu ntumwa ze. Aravuga ati jyewe uwo mugabo sinamuzi. Bati no kuvuga ni we, uravuga nkabo. Ati rwose ntabwo njye mbizi. Arabihakana, aramwihakana. Amaze kumwihakana, Yesu yari yamuhaye ikimenyetso ati saa kirajya kuba kunyihakanye gatatu. Bivuga ngo amarembo y'ikuzimu rero Petero we aramushobora, aramunyeganyeza. Igihe baza gufata Yesu, Petero ngo yakuye inkota aca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi mukuru. Yesu aramubwira ati Petero sigaho, subiza inkota mu rwubati, intambara yacu ntabwo ari iyi ngiyi, twe ntabwo turwanisha inkota. Nuvuga ngo Petero amarembo y'ikuzimu yaramushoboraga, yaramunyeganyezaga. Ntabwo n'amarembo y'ikuzimu Yesu yabwiye Petero n'abigishwa be ko azubakaho itoro ntashobore kurinyeganyeza. Ntabwo yavuze kuri Petero, yavuze kuri we, ari we rutare, ari we wari ugiye kwitanga, akitangira abantu, hanyuma agapfa akazuka, akajya mu ijuru, akazubaka itorero rye ku mbaraga zikomeye z'umwuka wera. Niyo mpamvu ku munsi wo gutangira itorero yasutse umwuka wera kugira ngo abari abagabo babyara abana, batera inda, bafite impara, bari n'ubwanwa, bahinduke abagabo mu kwizera, bakora imirimo yo gukiranuka, bazashobore guhangana n'amarembo y'ikuzimu. Kandi bamaze kuzura imbaraga z'umwuka wera nibwo babashije guhangana n'imbaraga z'ikuzimu. Isi y'ikuzimu barayihangara, ntiyabicyongera kubanesha, kuko babaye abagabo nyabagabo, bubatse muri Kristo Yesu, buzuye imbaraga z'umwuka wera, ijambo ry'Imana riri muri bo, nabo barakora bagendanye no gushaka kwa Yesu Kristo wabahamagaye akabatuma. Aha rero arabaganiriza, arababwira ngo ibi ngibi mureba bizasenyuka, ariko genzubaka itorero amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Dore mu gihe turimo rero, muri iki gihe cyacu, ntabwo ari nonaha gusa, no mu bihe byatambutse, abantu turimo turubaka insengero, abantu bakazipfiramo, turubaka imva, turubaka za morgue, aho abantu baza n'uburuhukiro, niho dushyira imirambo y'abapfuye. Abantu baraza bishwe n'ibyaha, aho kugira ngo tubabwirize ubutumwa bwiza bubavana mu byaha, tubakirize Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abantu bakira agakiza, buzure ijambo ry'Imana, babatizwe mu mwuka wera, bagende mu nzira zikiranuka. Ahubwo tukabereka inyubako, tukabakoresha imirimo nabo batarabasha gukora. Ni abantu barwaye, baje bakeneye kuvurwa, baje bakeneye imiti. Aho kugira ngo tubavure, aho kugira ngo tubahe imiti, buri wese tumenye uburwayi bwe, tumuhe imiti igendanye n'indwara arwaye, tumushyire mu bitaro bigendanye n'indwara ye. Ahubwo turashaka kubakuramo ibyo kubaka, ibyo kugura ibikoresho runaka. Turabubakisha insengero, turabagurisha intebe, turabagurisha amamodoka, turabagurisha bya bindi bagura. Ariko abo bantu baje barwaye, bakeneye imiti, bakeneye kuvurwa, bakeneye abantu babereka Kristo Yesu, aho kubereka inyubako. Twe kubereka inyubako nk'urusengero, ahubwo tubereke urusengero ari bobo. Umuntu we rusengero rw'Imana, umuntu we rusengero rw'umwuka, umuntu w'Imana ituramo. Imana ntitura mu nyubako y'inzu, Imana itura mu muntu. Yiyubakiye inzu ubwayo ariyituramo. Yesaya 66 umurongo wa mbere bavuga ngo ese ko ijuru ari intebe yanjye, isi ikaba ari intebe y'ibirenge byanjye, wanyubakira nzuki? Ni hehe wantuza? None twebwe muri iyi minsi y'imperuka, aho kugira ngo twubake itorero rya Kristo, amarembo y'ikuzimu yo kurinyeganyeza, ahubwo amarembo y'ikuzimu yararyicariye, yarariryamishije, yararyishe, ryabaye imirambo. Abantu baraza baje gukizwa, baje kwihana ibyaha, aho kugira ngo tubigishe ijambo ry'Imana ribavane mu byaha, tubihanishe, barekure ibizira, bakira agakiza, bave mu nzira zikiranirwa, bajye mu nzira zikiranuka, bave mu mwijima, binjire mu mucyo, bave kwa Satani, bayoboke Kristo Yesu. Ahubwo tukajya kubakoresha imirimo y'iyi si, tukajya kububakisha inyubako ahubwo bagiye kugwamo. None turubaka za morgue abantu baza kuruhukiramo. Ni
buruhukiro turimo kububakira, turabubakira amarimbi. Izi nsengero tubona ziri hirya no hino, aho kugira ngo zibe insengero zituma abantu bahura na Yesu, zabaye amarimbi, zabaye ubuturo bwa Satani. Aba niho basangirira na Satani, niho bahurira na Satani, niho baramiza Satani. Aho kugira ngo bahure na Kristo Yesu, barahura n'abakozi b'umwijima bakabaganisha mu nzira zirimbuka. Iki ni ikintu gikomeye rero. Yesu arababwiye ngo jewe ibingibi mureba ntabwo jye mbireba, ibingibi birasenyuka mu gihe gito. Ndababwira ukuri yuko ntabwo rizasigara rigeretse ku rindi, ariko jye ngiye kubaka itorero ryanjye. Haleluya! Jye ngiye kubanza njye ku musaraba, hanyuma nshungure abantu banjye, mfe nzuke, nzamuke mu ijuru. Nimara kugira nzasuka umwuka wera. Mwuka nimara kumusuka, azafata abantu ahereye kuri mwe. Namara kubafata yabasingiriye, muzahinduka abagabo nyabo bo kujya gutangiza itorero ryanjye ritari ibingibi murebesha amaso. Dore hano abafarisiyo baragambana, dore hano abasadukayo baragambana, dore hano abanditsi baragambana, dore hano bari mu buryarya n'ibinyoma, barimo barangenza kunyica, kandi baje gusenga bari mu nsengero. Aha ni mu isenga y'abambuzi, aha ni mu isenga y'abagome, aha ni mu cyicaro cy'inkozi z'ibibi. Aha rero nta Mana ihari, aha ngaha nta Mana irimo. Niyo mpamvu Yesu yinjiraga mu masinagogi, akinjira muri izi nsengero, agasohoramo abantu, wakabatwara hanze, akajya kubigishiriza hanze, akajya kubabwirira ubutumwa bwiza hanze. Icyamujyanaga mu nsengero muri za sinagogi ni ukujya gukurayo abantu, kuko abantu bari barabahunitse, barabashyize mu mazu, babashyira mu buruhukiro. Izi ni za morgue babarundagamo. Ahangaha ni mu marimbi, aho abantu barahapfiriye, abantu bishwe n'ubusambanyi, abantu bishwe n'ubujura, abantu bishwe n'urwango, abantu bishwe n'ubugome, abantu bishwe n'ibyaha bitandukanye, kandi bafite abantu babashumbye. Aho kugira ngo bababwirize ijambo ry'Imana ribavana mu byaha, barababwira ibitangaza, barababwira imigisha, hanyuma bati muzane amafaranga dukora ibi, muzane ubutunzi bwanyu tugenze dutya. Ibyo nibyo abantu bibereyemo. Yesu arababwira rero ngo ndababwira ukuri yuko ibingibi murebesha amaso bizasenyuka, nta kizasigara kigeretse ku kindi. Haleluya! Ariko ababwira amagambo akomeye muri Matayo 16:18. Ababwira ngo mpa imfunguzo z'ubwami. Icyo muzahambira mu isi no mu ijuru nzagihambira, icyo muzahambura mu isi no mu ijuru nzagihambura. Ngo mbahaye ubutware, itorero ryanjye nzaryubaka ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Haleluya! Agiye kubaka itorero amarembo y'ikuzimu atazashobora. Rizubakirwa ku ijambo ry'Imana, rikubakirwa kuri Kristo Yesu, kwizera Kristo Yesu, kwizera Imana n'imbaraga zayo. Abantu bakayoborwa n'ijambo ry'Imana, bakagendera mu kwizera. Umwuka wera akabaha imbaraga, umwuka wera akababera umwarimu, umwuka wera akababera umufasha, umwuka wera akabakomeza kugira ngo ibyo bakora bibe bihamya Imana yabatumye. Kuko Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza, uwo nguwo azabayobora mu kuri kose, azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo azenda ku byanjye abibabwire. Ngo umwuka wera azanyubahisha. Haleluya! Ikizana umwuka wera ni ukubahisha Yesu, kugira ngo abantu bamenye ko Yesu ari we Mana kandi ari we mwami wacu. Rero turi mu bihe by'imperuka. Ibihe by'imperuka twabitangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo. Yesu amaze kuzuka, ibihe by'imperuka byaratangiye. Ubu turi mu bihe by'imperuka. Turibaza ngo imperuka ni iki? Imperuka ni igihe giheruka ibindi. Haba hari ibihe byabanje, hakaza kuba igihe gisohorwa muri ibyo bihe, hanyuma kigaheruka ibindi. Rero turi mu gihe cy'imperuka, turi muri cya gihe giheruka ibindi. Ahubwo turimo turareba ngo ese ibimenyetso biranga ibihe by'imperuka ni ibihe? Icyo nicyo abantu bagomba kureba, tukamenya ngo ese byari bingahe, tumaze kubona bingahe, ibisigaye ni bingahe. Imana imaze kurema iyi si, nabwo ngo yahabiye birindwi. Igihe cya mbere cyari igihe cy'ubuziranenge. Yaremye Adamu, imaze kumurema imushyira mu isi, iramubwira ngo dore iyi si ndayiguhaye,
jya muri iyi ngobyi ya Edeni, hanyuma uturemo, uzarya imbuto z'ibi biti birimo, usibe igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, hanyuma iyi ngobyi uyihingire kandi uyirinde. Imuhaye itegeko ry'uko agomba kurinda ingobyi kandi akayihingira. Iramubwira ngo ubyare woroshye wuzure isi ugwire. Iramubwira ngo utware ibintu byose nshyize hano muri iyi ngobyi, ibyo nshyize mu mazi, ibyo nshyize mu kirere, ibyo ubona byose mu isi ndabiguhaye ngo ubitware, ubitegeke. Imana imuha ubutware, imuha itegeko, imuha n'isezerano, imuha inshingano. Imuha inshingano ko agomba guhinga, imuha itegeko ryo kurinda, imuha isezerano ryo kubyara, kororoka, imuha ubutware bwo gutwara ibintu byose ishyize mu biganza bye, ishyize imbere ye. Irangije imuha n'umugore kugira ngo amufashe muri iyo mirimo nk'umufasha. Adamu atarakora icyaha yabaye mu gihe cy'ubuziranenge. Ni igihe cy'imyaka myinshi, ntabwo birisobanura igihe yakoreye icyaha imyaka yari afite, ariko igihe cy'ubuziranenge cyamaze imyaka myinshi atarakora icyaha. Imana imusura mu mafu ya nimunsi. Amaze gukora icyaha, igihe cy'ubuziranenge kiba kirarangiye. Cyo ni igihe cya mbere, kuva kuri Adamu aremwa kugeza acumura ku Uwiteka. Haza igihe cya kabiri, amaze gukora icyaha haje igihe cya kabiri. Icyo gihe cyitwa igihe cy'umutimanama. Imana ntiyongeye kuvugana nawe, Imana ntiyongeye kumusura ngo imugenderere, ahubwo yashyize uburinzi kuri ya ngobyi ya Edeni. Irangije imusohoramo, ajya hanze, atangira kubaho avugana n'umutimanama we. Iki cyari igihe cy'umutimanama kiva kuri Adamu amaze gukora icyaha kugera kuri Nowa. Igihe cy'umutimanama, aho umuntu yavuganaga n'umutimanama we, agakora ibyo umutimanama we umuyoboyemo. Igihe cya gatatu kiva kuri Nowa kikagera kuri Aburahamu. Iki gihe cya gatatu kiva kuri Nowa kugera kuri Aburahamu ni igihe cy'ubutegetsi bw'umuntu. Umuntu yaje kwicara, umutimanama abantu barawukoresheje, noneho igihe kiragera abantu baratekereza, bumva hari ibyo bagombye gukora, hari ibyo bagombye guhindura, hari uko bagombye kubigenza. Hazamuka umugabo witwa Nimurodi, dusanga mu gice cya 10 cy'Itangiriro n'umurongo w'8. Umwuzure urarangiye. Umwuzure umaze kurangira ku gihe cya Nowa, Nowa asohotse mu nkuge, umwuzure urarangiye. Hanyuma arabyara, mu rubyaro rwe niho hakomotse Nimurodi. Atangiza ubwami mu isi, ashyiraho ubutegetsi. Nibwo batangiye kubaka, habaho kubaka, bubaka umunara w'i Babeli, batangira gukora ibikorwa bikomeye, bashyiraho amashuri, bashyiraho uburyo bw'ubutambyi. Aha niho umuntu yatekereje, atangira gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku mategeko avuye mu mitekerereze yabo. Iki cyari igihe cya gatatu kiva kuri Nowa asohotse mu nkuge kikagera kuri Aburahamu. Aburahamu 12 by'Itangiriro Imana iramuhamagara. Iki cyari igihe kinini cyabayemo ubuyobe bukomeye, kibamo gukorera umwijima, isi y'umwijima. Satani ategeka isi, yicaramo, arayirindagiza. Imana iza kubyitegereza mu gice cya 12, ihamagara Aburahamu, imusohora
muri urwo ruvange rw'iyo mico n'imyizerere n'imitegekere n'imikorere y'isi, iramusohora imukurayo, ijya kumutangizanya igihe gishya. Kuva rero kuri Aburahamu, igice cya 12, Aburahamu Imana iramuhagurutsa, tugeze ku gihe cya 4 kiva kuri Aburahamu kikagera kuri Mose. Iki gice cya 4 ngo ni igihe cya 4, igihe cy'amasezerano. Imana ihamagaye Aburahamu, igihe cya Nowa kirarangiye, izamuye Aburahamu. Aburahamu ivuganye nawe, imuha amasezerano. Igihe cya 4 cyitwa igihe cy'amasezerano, aho Imana yavuganye na Aburahamu ikamusezeranya ko azaba sekuruza w'amahanga, ikamubwira ko urubyaro rwe ruzajya mu kindi gihugu rugakora imirimo y'imbaraga, rukamara imyaka 400 yarangira itabura kandi itarenga, Imana ikongera ikarucyura ikarugarura muri icyo gihugu, ikarugiha nk'agakondo y'iteka ryose. Igice cya 16 cy'Itangiriro niho dusanga aya makuru, aho Imana yavuganiye na Aburahamu ku gicaniro ubwo yasinziraga, imuha amasezerano. Iki gihe kiva kuri Aburahamu kikagera kuri Mose. Mose aravuka, ajya mu Egiputa, ararerwa aba mukuru. Ku myaka 40 ajya mu butayu, aragira intama za sebukwe. Ku myaka 80 avayo, ajya gukura Abisirayeli mu Egiputa. Haleluya. Iki gihe cya 5 kiva kuri Mose kikagera ku rupfu rwa Yesu Kristo, ni igihe cya 5 cyitwa igihe cy'amategeko. Igihe cy'amategeko kiva kuri Mose kikageza ku gupfa kwa Yesu Kristo. Aha niho dusanga Aburahamu yari yarahawe amasezerano yuko abamukomokaho bazahabwa Kanani nk'igihugu cy'isezerano, ikaba gakondo yabo. Hanyuma Yozefu atwarwa mu Egiputa agurishijwe. Mose ajyanwa mu Egiputa kuko bari bamujugunye, umukobwa wa Farawo akajya kwiyuhagira akamubona, hanyuma akamutwara akamurera agakura. Abisirayeli baza kujya bagiye guhaha ku gihe cya Yozefu. Bagiye guhaha, Yozefu abatuma umuryango wimuka ari abantu 70. Baragenda baturayo, bamara imyaka 400 muri icyo gihugu barororoka. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo nagende akura Abisirayeli mu Egiputa kuko yumvise gutaka kwabo kwamugezeho. Ibice 3 byo kuva umurongo w'8, Imana ibwira Mose ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, manuwe no kubakiza. Numvise kuniha kwabo, umuniho wabo wangezeho, umubabaro wabo nawumvise, agahinda kabo nakumvise, amaganya yabo nayumvise, gutaka kwabo nakumvise. Nabonye agahinda bafite, none nanjye manuwe no kubatabara ngo mbakure mu buretwa, mbakize amaboko ya Farawo urimo kubahata batwaza igitugu, mbajyane mu gihugu narahiriye sekuruza w'Aburahamu ko nzabaha, kikabera cy'amata n'ubuki. Ndagira ngo tugende tujye kubakuru tubatware mu gihugu n'abasezeranije. Haleluya. Aha niho Imana yahereye Mose amategeko. Aragiye bakuyeyo, bageze mu butayu, yitanze amategeko ku munsi wa 40. Yagiye gusenga, ayisanga ku musozi, imuha amategeko, aramanuka asanga abamikirwamana, ayakubita hasi arayamena. Hanyuma Imana imubwira ko agaruka, abaza amabuye, akagaruka, Imana ikandikaho. Mose abaza amabuye, arazamuka asubira kuri wa musozi, Imana ngo yandikaho n'urutoke rwayo. Haleluya. Arongera arayagarukana.
niyo mpamvu cyitwa ngo ni igihe cy'amategeko. Ni igihe Abisirayeli bagiye bayobowe n'amategeko Mose yavanye ku musozi wa Sinayi. Hanyuma iki gihe kikagera kuri Yesu azutse. Yesu amaze kuzuka ko ku musaraba, iyo dusomye ibice 11 bya Matayo 20:29, haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kunyigira ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Mose Imana imuhaye amategeko, amategeko arabatwaye abageza i Kanani. Bamaze kugera Kanani, amategeko arabananira, barasaya. Hanyuma bata Imana. Bataye Imana, Imana yohereza Yesu. Yesu aza mu isi aravuka. Amaze kuvuka ku myaka 30 atangira ivugabutumwa. 33 arapfa, arahambwa, arazuka, ajya mu ijuru. Amaze kujya mu ijuru ku munsi wa Pentekote, asuka imbaraga z'umwuka wera gutangira itorero ku mugaragaro. Haba hatangiye igihe cya gatandatu, aricyo cyitwa igihe cy'ubuntu. Ubutumwa bwa Yesu bwabwira abantu ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwihane, ubwami bwo mu ijuru bwabaguye igitumo, buri hagati muri mwe. Intumwa zitangira ivugabutumwa ryatangira ngo ni mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone uko iza, ituruka ku mwami Imana. Ibice 3 by'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 19-21, niko Petero yatangiye abwiriza ubutumwa abwira ngo ni mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone uko iza, ituruka ku mwami Imana. Haleluya. Aravuga ngo impano y'umwuka wera ni iyanyu, ni iy'abana banyu n'abazabakomokaho n'abazizera bose umwami Yesu. Hatangiye igihe cy'ubuntu, ni igihe cy'imbabazi z'Imana. Abantu batacyongeye kuyoborwa n'amategeko, abantu bagiye kuyoborwa n'ubuntu. Uzemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, uzemera kwihana agahindukira akumva ijambo ry'Imana akaricira bugufi, agatangira gukora imirimo myiza, uwo nguwo agakiza kazamugeraho. Ibice 4 by'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 12, uratubwira ngo nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru ritangirwamo agakiza cyangwa ribonerwamo agakiza uretse izina rya Yesu. Yaratanze igihe cy'ubuntu. Icyo gihe cy'ubuntu aricyo gihe cya gatandatu, kiva kuri Yesu Kristo azuka kikageza ku ngoma y'imyaka 1000. Ubwo azaza gutwara itorero rikamara nawe imyaka 7 mu kirere, rimurika imirimo, arihoza amarira, risangira nawe. Hanyuma akagaruka akaza kwima ingoma y'imyaka 1000 hano mu isi, akimana n'itorero rye imyaka 1000. Nyuma y'imyaka 1000 Yesu ari kumwe n'itorero hano ku isi, hazaza igihe cya 7, aricyo gihe cy'ingoma y'iteka ryose. Ingoma y'iteka ryose, icyo ni igihe kizakurikira iyi myaka 1000. Iki ni cyo gihe kizabamo kurangira kw'isi no kurimbuka kw'abanyabyaha. Igihe cya 7 cy'ingoma y'iteka ryose nicyo kizabamo kurangira kw'isi no kurimbuka kw'abanyabyaha. Ariko itorero rizaba ryaragiye rijye kwimana isi imyaka 1000, isi izaba irimo akaga n'ibindi bibazo bizabaho muri icyo gihe. Hanyuma ingoma y'imyaka 1000 Yesu azaba ari mu isi hari amahoro menshi. Rero tugeze mu marembera, kuko ibyahanuwe byose birimo gusohora.
icyo twari dutegereje ni idini rimwe none ryamaze kwitegurwa, ryarateguwe, imyiteguro yaryo yose yamaze gushyirwaho, ryamaze gutangizwa, nubwo ritaramurikwa ku mugaragaro ngo abantu bose babimenye, kuko ibi birategurwa mu mpisho. Igihe cy'idini rimwe, icyo bita New World Order cyangwa Nouvelle Ordre Mondiale, iyi mitegekere y'isi ishyizeho gahunda imwe, umurongo umwe uzategeka isi. Bazahuza idini, barihuze na politike cyangwa se n'imitegekere y'isi, biba ikintu kimwe. Abantu be kongera gusenga Imana banyuze mu izina rya Yesu, buzuye imbaraga z'umwuka wera. Abantu bazasenga Imana ariko Yesu ntazaba akirimo, umwuka wera ntuzaba ukirimo. Ni ukuvuga ngo tuzakuraho icyo dupfa, dushyireho icyo dupfana, kandi icyo dupfa nicyo gikomeye. Aya madini ari hirya no hino, icyo dupfa ni izina rya Yesu. Aba rero bamaze kugena umugambi mubisha wo kuvana mu izina rya Yesu tugahurira ku Mana twese ngo tugasenga Imana. Imana ni nyinshi, isi yuzuye imana zitandukanye, buri bantu bose bagira imana yabo. Igitandukanye imana z'abandi arizo z'ibigirwamana n'Imana yaremye ijuru n'isi bitandukanywa na Kristo Yesu. Twebwe dusenga Imana binyuze mu izina rya Yesu, twuzuye imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera niwe utubashisha kumenya Imana kandi akatubashisha gusenga uko dukwiye gusenga, binyuze mu izina rya Yesu Kristo, ariryo rihagarariye Imana, rigaragaza Imana yaremye ijuru n'isi, ariyo Mana y'ukuri, ariyo Mana nzima ikwiye kubahwa no guhimbazwa. Rero idini ryamaze gutangizwa Abu Dhabi mu Barabu, ryatangijwe na Papa Francis, aritangizanya n'abashehe n'abandi bakozi ba Satani b'ingeri zitandukanye. Idini ryamaze gushyirwaho. Rero ubu hari ibimenyetso dukwiye kureba tukamenya ngo ese imperuka igeze he. Turimo turibaza ngo ko imperuka ikomanga, ese warabimenye? Ibimenyetso bitatu bisigaye kugira ngo imperuka igere. Ibi ni ibyatanzwe na Yesu, abitwereka muri Matayo iki gice twasomye cya 24 umurongo wa 14, aratubwira ngo ubu butumwa bwiza birakwiriye ngo bubwirwe amahanga yose, kugira ngo buzabe ibihamya by'uko abantu bose babwumvise, hatazagira ugira urwitwazo. Ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa amahanga, bugomba gukwira isi. Ubu hari abatarabwumva, dushima Imana kuri izi mbuga nkoranyambaga zagiye ziza, n'amaradiyo ashyirwaho na za televiziyo z'uburyo bwinshi, kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera ku mpera y'isi. Ubu ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo ubutumwa bwiza bwihute, bubashe kugera hantu abantu batashoboraga kugera kubera impamvu zitandukanye. Ikimenyetso cya kabiri Yesu yatanze nyuma yo gutanga iki kivuga ngo ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa amahanga yose, icya kabiri yavuze ngo hazabanza kubaho agahe k'amahoro mu isi. Pawulo yandikira Abatesaloniki ba mbere ibice 5 were ku murongo wa mbere, reka twumve aya magambo uko avuga. Ni amagambo Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice 5. Haravuga ngo ariko bene data, iby'ibihe by'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho. Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi bizabasha
kubikira kandi ntibazabasha kubikira na hato. Hano haratwereka ngo uko umujura atera nijoro niko n'umunsi Yesu Kristo yagennye uzaba umeze. Ngubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho. Ngubwo nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Iki ni ikintu gikomeye rero. Hano niba hazabanza kuba agahe k'amahoro, Imana irimo irashaka gusuka ububyutse igiye kuzasuka buzatuma isi iyoborwa n'abakozi b'Imana, iyoborwe n'abahanuzi, iyoborwe n'ijambo ry'Imana, iyoborwe n'imbaraga z'umwuka wera. Abakozi b'Imana nibo bagiye kuzayobora isi mu bihe biri imbere. Nibamara kuyobora isi, isi izagira umutekano, isi izagira umudendezo, isi izagira ihumure, isi izagira amahoro, izi ntambara zizavaho, iyi mivurungano izahagarara, ibi byose bizigirayo. Muri ako gahe k'amahoro nibwo Yesu azaba arimo yeza umugeni we, arimo amutunganya. Icyo gihe abantu benshi bashobora kudamarara bakibwira ngo bya bindi bavuze ntabyo, bimwe babeshyaga, bimwe bajyaga batubwira badukura umutima badutera ubwoba, byari ibinyoma, byari iterabwoba, ibi nta bihari. Aho niho umwana w'umuntu rero azatungura isi, aze gutwara umugeni we. Agahe k'amahoro. Birakwiye ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe hirya no hino, hanyuma bugere ku mpera y'isi. Niyo mpamvu dukwiye gukanguka tukabwiriza ubutumwa, tukavuga ukuri turi mu rukundo kandi tweruye dushize amanga, kugira ngo abatarabwumva babashe kubwumva. Hari abaturanyi bacu batarabwumva, hari abantu bari hafi yacu batari na kure rwose batari babumenya, hari n'abari mu miryango yacu, hari abo dukorana, hari abo duturanye, hari n'abo twabyaye, yewe hari abo tuvukana, hari abatubyaye batari bamenya ubutumwa bwiza, batari babwumva. Birakwiye ngo abantu bagira umwete, bashishikarire kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo abantu babwakire, bihane, bahindukire, bategereze ubwami bw'Imana bari muri Kristo Yesu, ari we mwami w'abami. Icya gatatu Yesu yatanze, nacyo dusanga muri Matayo 24:32, ni ugushibuka k'umutini, kongera kwiyubaka kw'Abayuda, kubaka urusengero rwashenywe n'Abaroma, hakaba hubatse umusigiti muri iki gihe. Kuzongera kubaka urusengero rwabo, uba igihugu cyarongeye kibaho, gifite ubusugire, gifite ubudahangarwa, ariko ntabwo bari banyurwa kuko batari babona inzu yo gusengeramo, inzu yabo, ngo bavuge bati Imana isohoje ibyo yavuganye natwe, itugaruriye isezerano, yadusezeranyije ko ari Imana yacu, natwe tugomba kugira aho tuyisengera, nta bindi bidukoma mu nkokora. Uko Salomo umwami wacu, sekuruza wacu, yatwubakiye inzu isize itanzweho itegeko na Dawidi, ari we sekuruza wacu, iyi nzu natwe tugomba kongera kuyibona. Aho yari iri ubu hari umusigiti. Igihirimbanirwa ubu ngubu ni ukugira ngo uyu musigiti uhakurwe, bongere kubaka urusengero. Amakuru ariho ni uko ibikoresho byo kubaka uru rusengero byamaze kwegeranywa. Igisigaye ni intambara izakubita, hanyuma igasenya uyu musigiti, bakongera kuhazamura urusengero, umutini ukaba urashibutse, uratoshye, utangiye kurabya indabyo. Hanyuma bakizera bati noneho twebwe tubaye Abayuda nyabo, kuko dufite igihugu, dufite urusengero, dufite Imana, dufite n'amasezerano Imana yavuganye natwe irayasohoje. Aha rero ni muri ka gahe k'ububyutse kazaba gatanze amahoro, kazazana ibi byose bikongera gushyirwa mu mwanya wabyo. Matayo 24:32 hatwereka rero iki kimenyetso cyo gushibuka k'umutini. Iminsi y'imperuka irangwa n'iki?
Ibi nibyo twibaza ngo iminsi y'imperuka izaza ryari, irangwa n'iki? Iminsi y'imperuka yatangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo ikazageza ku ngoma y'imyaka 1000. Reka rero tugire abantu inama, turi mu minsi y'imperuka. Imperuka twarayitangiye, turi mu minsi yayo. Iki ni cyo gihe cya nyuma kigiye kurangiza isi. Turi mu gihe cy'ubuntu, cyo gihe cya gatandatu kiva ku gihe cya Yesu yazukaga kuzageza ku ngoma y'imyaka 1000. Turimo turitegura ko impanda ivuga, ituro rikazamuka, Yesu akajya kwimana naryo igihe cy'imyaka 7 mu kirere, akarimanura rikaza hano mu isi, akamanana naryo imyaka 1000. Iki ni cyo gihe turimo rero. Igihe cyo kuvuga ko impanda turimo turabona ko cyegereje. Ibimenyetso bisigaye ni ibi bitatu, ko ubutumwa bwiza bubwirwa amahanga yose, buri wese akagerwaho n'ubutumwa bwiza. Hanyuma hakaza akagahe k'amahoro kagiye kuzazanwa n'iri sukwa ry'ububyutse Imana igiye gusuka ihereye mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma umusigiti wubatswe ahahoze urusengero rw'Abisirayeli ugasenywa, hakazamuka urusengero rw'Abayuda bakongera kurutaha, ari no hateganywa ko Antikristo azaza agahagarara agatangiza ingoma ye, ariyo ngoma izaza kurimbura abanyabyaha. Ububyutse bugiye gusukwa mu isi buhereye mu biyaga bigari ni ububyutse butigeze kubaho kuva isi yaremwa, kuko buje gusoza isi. Ubwasutswe igihe cya Petero intumwa bwatangiraga itorero rya Yesu Kristo ritangiza itorero mu isi. Hagiye gusuka ububyutse bwa nyuma buza kuvana itorero mu isi buricyura kwimana na nyiraryo mu gihe cy'ubwami butazahanguka. Ni ububyutse bwo kweza umugeni kugira ngo Yesu amutware, amwishyire, ajye kubana nawe ibihe bidashira. Iyi ntambara turimo kumva abandi barimo babona iri muri Kongo y'Iburasirazuba, no ngo Kongo y'Iburasirazuba ari intambara, bamwe barayibona kuko bayirimo, ingaruka zayo barimo barahura nazo. Igiye kujya mu Rwanda, ije mu Burundi, irateguriza ububyutse bugiye gusukwa. Ubu bubyutse bugiye gusukwa ni ububyutse bushaka ibiguzi, ni ububyutse busaba ibitambo, ni ububyutse buzamena amaraso. Ntabwo abantu babizi, abantu bari aho ngaho bijejwe ibidahari, barimo barababeshya, kuko hari politike ziri mu bantu zibabwira ngo ntabwo izi ngoma zacu zavaho, nta wadushobora, nta waduhangara, turakomeye. Ntabwo mbyanze ko bakomeye, simbyanze ko bateye ubwoba, simbyanze ko ari ibihangange, simbyanze rwose ko ari bakabutinda ari amashyano, ariko nta ugihangange kibi imbere ya Kristo Yesu. Umugambi wa Kristo yagennye isi itararemwa, ntabwo umwana w'umuntu yawitambika. Iki ni igihe cyo gusenya ibyubatswe n'abana b'abantu kugira ngo umugambi we awusohoze. Arashaka gutera intebe ye mu biyaga bigari, kuko isi igiye kurangira, imperuka irimo irakomanga, igihe cyayo cyageze. Ubutumwa bwiza kugira ngo bugere mu mahanga yose, bugere ku mpera y'isi, arashaka gusuka ububyutse buzajyana ubwo butumwa, hakaba agahe k'amahoro, hanyuma urusengero rukubakwa, umusigiti wamaze gusenywa, Abayuda bakongera kubona urusengero rwabo, Yesu akaza gutwara umugeni we. Iki ni cyo gihe dusohoyemo, ni cyo gihe turimo. Imperuka irimo irakomanga, imperuka iri ku marembo. Abatarora bafite amaso ahumye nibo bagisinziriye mu isi, ariko abakangutse bari mu mwuka bareba ibihe, bazi gusoma ibihe, bazi kubara ibihe, bazi kumenya amateka, bazi kureba uko ibihe bigenda bihana n'ibindi umwanya, bamaze kubona ko igihe cy'imperuka cyageze, bamaze kubona ko ibihe byarangiye. Ahubwo iki ni igihe cyo kwitegura, buri muntu wese ahari akiyeza. Iyi ntambara iri muri Kongo igiye kuhava ikajya i Burundi, ikava ikajya mu Rwanda, igasenya ibiyaga bigari, ikava n'ubwami bw'abantu, ikubaka ubwami bwa Kristo Yesu. Iyi ntambara igiye gusenya demokarasi, iyi ntambara igiye kuvanaho repubulika, iyi ntambara igiye kubaka ubwami bwa Yesu Kristo, igiye kubaka ubwami butubatswe n'umuntu, igiye gushyiraho teokarasi, ubutegetsi buyobowe na Kristo Yesu. Ingoma
izayoborwa n'Imana, ingoma izayoborwa n'Umwuka Wera, abantu bakagendera mu kwizera no gukiranuka, abantu bakubaha Imana n'ijambo ryayo, abantu bagacira bugufi abakozi bayo, ubitambitse amavuta yabo akabarimbura. Utazi amavuta y'Imana arayakinisha. Iki ni igihe rero cy'Imana igiye gusura, igiye kugenderera iyi si kugira ngo ize yeze umugeni wayo hanyuma imutware. Izi ntambara niziva mu biyaga bigari zisohotse mu Rwanda n'ubundi na Kongo, zizafata ibihugu bindi bidukikije, kuko ntabwo buzasukwa mu Rwanda n'Uburundi gusa na Kongo, buzakwira iyi si, burabanziriza muri Afurika. Ibi biyaga bikikije ibihugu bikikije u Rwanda, bikikije Kongo n'ahandi, bikikije Uburundi, ibi nabyo bizafatwa n'ububyutse, kandi ububyutse burasaba ikiguzi. Ntabwo ari ububyutse buzapfa kuza gutyo gusa, buzamena amaraso ya benshi. Abapasitori bagiye kubwitambika, abangaba bazabugendamo, abavugabutumwa bazabwitambika, aba bazabugendamo, abayobozi bayoboye ibihugu bazabwitambika, aba bazabugendamo, abapfumu bitambika, aba bazabugendamo, abakozi b'umwijima b'ingeri zitari zimwe bazitambika ububyutse bwa Kristo Yesu, abo bose bazabugendamo. Ntabwo bazabubona kuko bazarimbuka, bazagenda bataburebesheje amaso. Ububyutse bugiye gusukwa rero buzatungura abantu, kandi buzarimbura inkozi z'ibibi, buzarimbura abatiteguye, abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abangaba buzabahitana, abangaba bazajyanwa nabwo, ntabwo bazabona, ntibazabwinjiramo. Reka tugire inama aba bantu bafite imitungo, bagiye bahisha abagore babo, bahisha abagabo babo, bahisha abana babo, bahisha imiryango. Uyu muntu ufite imitungo, uyu muntu ufite ubutunzi, yanditse ku bandi bantu, yahishe hirya no hino, hanyuma abe ntibabimenye, abe bakaba batabizi, batazi aho buri, batazi ko buhari. Reka tubabwire, tubagire inama. Igihe kije yagiye kuza intambara, hagiye kumeneka amaraso, namwe muzagendamo, abenshi muzagendamo. Ese ko mugiye kugenda? Ese ko mugiye gupfa? Ko mugiye kubisiga abana banyu batabizi, abagore batabizi, abagabo batabizi, abababyaye batazi iyo mwabishyize? Ese nihagira urokoka mu muryango wanyu mwarabimuhishe atazi aho biri, ese narokoka azabaho ate kandi byakamutunze bigiye gutwarwa n'abatarabigizemo uruhare, batabiruhiye? Rero twabaha inama, muntu ufite ibintu wahisha umugore, muntu ufite ibintu wahisha umugabo, muntu ufite ibintu wahisha abana, ibyo wahisha ababyeyi bawe, ababyeyi bahisha abana, mwari mukwiye kubicaza mbere y'aka gahe muhawe ko kugira ngo mwitegure iyi mitungo yanyu, muyimurikira abanyu, mubereke aho iri, mubahe ibyangombwa byayo, mubereke inzira bacamo kugira ngo bazayibone. Ejo bitazaba nk'I94, 1994, hari abari bafite imitungo, abana babo batari bazi, abo bashakanye batari bazi, abo bavukana batari bazi, imiryango itari izi. Hanyuma 94 amahano yabaye arabahitana, ariko bagira babo barokoka. Bamaze kurokoka ntibigeze bamenya imitungo y'imiryango yabo kandi yari ihari. Hanyuma bicwa n'umubabaro, bicwa n'ubukene, baratindahara, barakena, bahura n'akaga, kandi batagombye kumera uko babaye uko, bitewe n'uko bagize abavandimwe gito. Nanjye rero reka nkubwire, reka mbaburire bantu b'Imana, ni mukanguke, muve mu bitotsi. Hari ibyo bababwiye, hari ibyo bababeshye, babwira ngo murakomeye, ngo ntacyo muzaba, ngo muryame musinzire, ngo nimuryame mukondora josi. Icyo ni ikinyoma, icyo ni ikinyoma, icyo ni ikinyoma. Ejo cyangwa ejo bundi bizagutungura utagifite igaruriro, nta kukibigenje, kandi waragize umwanya wo kwitegura. Wagombye kwitegura, ugategura ubugingo bwawe, hanyuma ugategura n'ibyawe, kugira ngo ejo nugenda abazasigara batazicwa n'ubukene kandi wararuhiye imitungo. Rero iyi ni inama twabaha, turimo dusoza. Twagira ngo tubibutse ngo imperuka irakomanga. Niba imperuka ikomanga, ese warabimenye? Hari ibihe 7 biyiranga.
ibi bihe birindwi biyiranga twabonye ko igihe cya mbere cyari igihe cy'ubuziranenge, igihe cya Adamu atarakora icyaha. Tubona ko igihe cya kabiri cyari icy'umutimanama. Adamu amaze gukora icyaha kiza kikagera kuri Aburahamu, kikagera kuri Nowa. Hanyuma kuva kuri Nowa kugera kuri Aburahamu cyari igihe cy'ubutegetsi bw'umuntu. Kuva kuri Aburahamu kugera kuri Mose cyari igihe cy'amasezerano. Kuva kuri Mose kugera ku rupfu rwa Yesu Kristo cyari igihe cy'amategeko. Kuva kuzuka kwa Yesu kugera ku ngoma y'imyaka 1000 ni igihe cy'ubuntu. Nicyo gihe turimo rero. Nicyo gihe tugukangurira kwihana, tugukangurira guhindukira, gutunganya ibidatunganye, kuko imperuka irimo irakomanga. Ibihe byayo tubirimo, turi ku marembera. Twabonye ko hasigaye ibimenyetso 3 kugira ngo imperuka tuyinjiremo. Abantu binjire mu mperuka nyirizina, imperuka igaragare yitamura abantu bayibone. Icya mbere nuko ubutumwa bwiza bugomba kubanza kubwirwa amahanga yose. Icya kabiri ni agahe k'amahoro kagiye kuzanwa n'ububyutse bugiye gusukwa. N'ububyutse bugiye gusukwa mu myaka ituri imbere mike, hanyuma uzamenye ngo imperuka byarangiye yaje. Icya gatatu gisigaye nuko ahubatse umusigiti, hahoze urusengero rw'Abisirayeli, ugiye gusenywa hakubakwa rwa rusengero. Nirumara kuzura, aho uzamenya ngo igihe cyarangiye, Yesu yaje, aje gutwara umugeni we. Rero kugira ngo ibi bihe nawe uzabashe kubibamo neza, uzabashe kumva impanda, uzabashe kwinjira muri iki gihe cy'imperuka uri kumwe na Kristo Yesu, kuko ubu ni igihe cy'ubuntu, nawe ubwo buntu bwakugeraho. Niyo mpamvu ngira ngo ntutari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kuko biratubwira mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'umurongo wa 12 ngo nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru abantu bakwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Niryo ngira ngo nanjye nkwakirize uyu mugoroba nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo nawe winjire mu gitabo cy'abantu bagomba kuzaba mu itorero rye, bagomba kuzaba umugeni. Impanda nivuga nawe uzabashe kuyumva umusanganire. Subiramo aya magambo uti: Mwami Yesu, uyu munsi menye ko ibihe byadusatiriye, none ngo haye umutima wanjye ngo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ngwino ubuturemo, unkure mu gitabo cy'urupfu, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none Mwami, ndifuza kukuyoboka no kugendana nawe. Umwuka wera nanjye nansure abe muri je, unkureho umuvumo umugisha, kandi ugendane nanjye kuzageza ku bihe uzaza kudutwarira. Urakoze Yesu kuba inkoreye nk'umubyeyi, ndagushimiye.